ndasaba Imana ngo ikumvishe umumaro w'uyu mwitozo tugiye kuvugaho uyu munsi. Umwitozo tugiye kuvugaho uyu munsi kuko kwifuza gukurira mu gakiza, kwifuza kunezeza Imana ni umwitozo hojejeho. Ntabwo ari ikintu umuntu akora ngo kirangire, ntabwo ari ikintu umuntu yacivinga, ahubwo ni umwitozo. Umwitozo rero tuvugaho uyu munsi ni umwitozo wo kubera Imana umwizerwa. Imana iratangaje ku buryo ibintu twebwe twitaho atari byo yitaho cyane. Igihe Imana yavuganaga na Satani ku buzima bwa Yobu mu gice cya mbere ku murongo wa 8, Imana yavuze kuri Yobu iravuga ngo wabonye umukiranutsi wanjye Yobu uburyo yirinda ibibi, uburyo mbese yanga icyaha. Nuza gusoma mu gice cya 29, sinzi ko biri bukunde ngira ngo kubw'umwanya, ahangaha kuri Yobu 1:8 muri ijambo ry'Imana avuga ngo Uhoraho aramubaza ati mbese wiboneye umugaragu wanjye Yobu, nta wundi muntu wanye nawe kwisi, ni intungane n'umunyamurava. Bivuze umunyamurava bivuga umuntu uri fidèle, umuntu uri faithful, umuntu umwizerwa. Ni intungane n'umunyamurava unyubaha kandi akirinda gukora ibibi. Imana ishimwe cyane. Ni intungane, arizerwa, aranyubaha kandi yirinda gukora ibibi. Reka ariko nyarukireyo kugira ngo tubyumve. Mu gice cya 29 cya Yobu, Yobu we ukuntu yivuga, Yobu yarafite imirimo myiza myinshi yo kwemeza abantu. Uretse ko ntekereza ko mu byo yazize hashobora ko harimo nyine self righteousness niba ariko bavuga. Aravuga ndagira ngo wumve ibintu ni ibintu byakwemeza umuntu, ariko Imana igiye kuvuga kuri Yobu ntiyabivugaho, sibyo byamataringaga. Kuko rero turi ibiremwa bireba inyuma, niko meze ndeba inyuma, nzakubahira ibikorwa byawe n'ubutabifite nyine ubwo nzihana ne kugusuzugura, ariko nuko bimeze. Ibikorwa byacu biravuga, bidutanga imbere kuko turi abantu bareba imbere. Na umuntu wakoze ibikorwa byo kubahwa bivuga mu mudugudu w'indashyikirwa mbwa nuko tubivuga mu Rwanda, nitwareka kumubahira ibikorwa nuko tumeze. Ariko biratangaje uburyo Imana atari byireba, uburyo Imana ireba mu mutima, ikareba mu mutima ikashima cyangwa ikahagaya. Mu mwitozo rero turimo uyu munsi wo kwitoza kuba umwizerwa mu maso y'Imana, atari mu maso y'abantu bazareba ibigaragara. Uyu munsi ndi pasiteri, ushobora kubunzi wenda kuri YouTube ukamenyera iyo mirimo yo kuri YouTube, ukamenyera ibyo bikorwa, wenda nta bindi uzi nibyo ngibyo naho ngaho wamenye. Ariko Imana uzi ko nta kintu na kimwe mu by'inyuma biyimpressiona, kandi ibinezeza Imana mu buzima bwanjye we ntago wapfa kubirebera inyuma ngo bimenye. Ariko Imana yo iba impressione nibiri mu mutima hatabona. Ese arimo aririnda ibibi? Ese haranira kunezeza Imana? Ese haranira kumwizerwa mu bitoya no mu binini? Reka mvuge kuri Yobu gatoya, wumva uburyo yari indashyikirwa, ariko Imana yaza kumushima ntivuga ibi byose ntibivugeho. Iyo igice cya 29 kuva ku murongo wa 5 ndasoma Bibiliya, ijambo ry'Imana nihuse. Ngo igihe nyiri ububasha yari akiri kumwe nanjye, igihe nari nkikijwe n'abana banjye, icyo gihe nari naradamaraye, amavuta y'iminzenze yabarizwaga iwanjye. Ubwo n'ubukire, iyo najyaga mu nama y'abakuru b'umujyi nicaranaga nabo ku karubanda. Umuntu wicarana n'abakuru b'igihugu se nitumwemera? Turamwemera pe, ibi ntabwo wabicishaho amaso, niko bimeze. Iyo najyaga mu nama y'abakuru b'umujyi nicaranaga nabo ku karubanda, abasore barambonaga bakambererekera, abasaza nabo barahagurukaga bakampa icyubahiro, abatware bahagarikaga ibiganiro byabo bahagarikaga ibiganiro bagaceceka. Abatware bahagarikaga ibiganiro byabo, bahagarikaga ibiganiro bagaceceka kubera icyubahiro Yobu yari afite. Abategetsi nabo baracecekaga, bararucaga bakarumira. Abanyumvaga bose banyitaga umunyehirwe, abambonaga nabo barabihamyaga. Koko nagobokaga umukene, yari afite imirimo myiza. Koko nagobokaga umukene untakambiye, nagobokaga n'imfubyi itagira kivugira. Ababaga bagiye gupfa banyifurizaga umugisha, umupfakazi natumaga yishima. Ibi bintu wabinganya iki nshuti y'Imana? Nambaraga ubutungane bukanyizihira, nambaraga ubutabera nk'ikanzu n'ingofero. Impumyi narayirandataga, umukire ufite n'umwanya wo kurandata batagira kirengera. Impumyi narayirandataga, ibirema nabyo narabisindagizaga. Abakene nababereye nk'umubyeyi, abanyamahanga narabarengeraga, abagizi ba nabi nabamenaga urwasaya, nabavutsaga abo bari basamiye. Muri make yazanaga justice, yazanaga ubutabera, ntiyemera ko abantu barengana iruhande rwe. Najyaga nibwira nti nzapfira iwanjye, nibwiraga ko nzisazira amaze imyaka itabarika, nibwiraga ko nzamera nk'igiti gitewe hafi y'amazi, igiti gitongwaho n'ikime mu mashami yacyo. Ikuzo ryanjye rizahorana itoto, imbaraga zanjye zizaba nk'iz'umuheto ureze. Icyo gihe abantu banyumvaga bafite amatsiko, baratuzaga bakumva inama mbagira. Nta wagiraga icyo yongeraho ku ijambo ryanjye. Ijambo ryanjye ryarabanyuraga bose, bantegerezaga nk'abategereje imvura, bantegerezaga nk'abategereje imvura y'itumba. Iyo nabarebanaga ineza baratangaraga, bityo babonaga mfite impuhwe. Nabayoboraga inzira mbarangaje imbere, nabanaga nabo nk'umwami uganje mu ngabo ze.
nabahumurizaga nk'uhumuriza abanyamubabaro. Nyumvira uwo mugabo. Urumva ibintu byo kwiratwa byinshi tutanashyikira, ariko Imana ije kumuvuga. Nshuti z'Imana, ntiyarondora ibyo kugabura abapfakazi, ntiyarondora ibyo gufasha abakene, ntiyarondora ibyo kurenganura. Ese nuko ari bibi? Ni byiza, ariko iteka Imana ireba mu mutima, ikahashima cyangwa ikahagawa, kandi mu mutima nta wundi muntu urebamo. Imana itugirire imbabazi, idushoboze uyu mwitozo wo kubera Imana umwizerwa. Umwizerwa si inyuma, umwizerwa si mu bigaragara, umwizerwa si mu by'abantu bazi, umwizerwa ni mu mutima. Hazabyara iby'inyuma bingana n'iby'Imana yaguhamagariye, bireshya n'ibyigushakaho, ariko umwizerwa ni mu mutima. Indi nkuru nziza nuko twebwe turifitoza kuba bizerwa, ariko Kristo we yitwa kwizerwa, yitwa faithfulness ubwayo, yitwa fidelity ubwayo. Rero turasabwa kumwigana. Reka tunyarukire mu byahishuwe gatoya, ko numvise handyoheye, ariko nyine banza ari bubaraza. Ibyahishuwe 19:11 kugeza kuri 16. Ibyahishuwe 19 muri Bibiliya yera, wumva turimo twigana. We yitwa kwizerwa. Haleluya. Twebwe no kwitoza gusa, nawe no kwitoza kuba bizerwa, ariko ubwe niwe kwizerwa. Ngo mbona ijuru rikinguye. Byahishuwe 19:11. Mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa kwizerwa kandi ukuri. Niwe ikimanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye n'ibirimi by'umuriro, no ku mutwe afite ibisingo cyangwa se amakamba. Afite amakamba menshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubite amahanga. Azayaragiza inkoni y'icyuma, yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Imana ishimwe cyane. Uhetswe na ya farasi yitwa kwizerwa. Haleluya. Yitwa faithful. When ukwizerwa kugenda, nkawe nanjye tumwigana, turasabwa kwitoza kubera Imana bizerwa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko bitazakunanira, kuko wakwizerwa tuye muri wowe. Haleluya. We ntiyitoza kuba umwizerwa, ahubwo we n'ukwizerwa kugenda. Imana ishimwe cyane. Ubwe n'ukwizerwa, n'ubudahemuka. Wowe uri mu mwitozo wo kumubera indahemuka, kumubera umwizerwa. Kubw'intege nkeya z'igihe cya nyuma, tujya tugarukira ku kumenya ubwizerwe bwa Yesu, ariko iyi nyota yo kwifuza kumubera indahemuka no kumubera bizerwa ikatubana nkeya. Ariko reka nkubwire, uwatangiye umurimo muri twebwe n'uwo kwizerwa. Ntabwo yaje kuwukora igice ngo tumutumbire hanyuma bigarukiro, yaje ngo tumutumbire, hanyuma mu kutumutumbira dukuremo kumwigana, dukuremo gusa nawe. Niyo ntumbero. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko rw'Abefesi igice cya 5 umurongo wa mbere wonyine, uze gusoma n'ibikurikiyeho nabyo biraryoshye, ariko Abefesi igice cya 5 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Kwitoza gukurira mu gakiza, kwitoza kunezeza Imana, nukubaho twigana Imana nk'abana bakundwa. Uribuka umwami wacu, we yitwa kwizerwa, we ni faithfulness igenda, we ni fidelity igenda. Hanyuma we nanjye turasabwa kuba mu mwitozo wo kwitoza kubera Imana indahemuka, kubera Imana bizerwa. Ubwizerwa ni muri mu kintu kinini cyangwa gitoya, ni settings, ni intentions z'umutima, ni attitude, no kubyifuza. Kubera Imana umwizerwa naho abantu batareba, no mu kantu gatoya, atari no mu bikorwa no mu bitekerezo, no naho umutima wanjye uhengamiye. Imana itugirira imbabazi. Haleluya. Nubwo rero nshuti y'Imana, mu mutego wo kwibwira yuko kubera Imana umwizerwa ntacyo bivuze cyane, ntugwe muri uwo mutego. Ntugwe mu mutego wo kwibwira yuko kubera Imana umwizerwa ntacyo bivuze. Birakivuze. Niba Imana ibirondora mu kiganiro na Satani ikamuga ngo wamubonye Yobu, umugabo w'indahemuka, wirinde bibi, abigendera kure, wamubonye. Ngo amaso y'Imana agenda ku isi ashaka mwene abo bantu. Imana ishimwe cyane. Niki cyaduhaye kwemerwa n'Imana? Na amaraso ya Kristo ni koko, ariko muri abo bemewe n'Imana hari ibindi bizatuma noneho tuyibera uwo kwizerwa kubw'imbabazi zayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tugiye rero kwigana Imana, ubigambire mu mutima wawe kwigana Imana mu mwitozo, kwigana Kristo mu mwitozo wo kubera Data umwizerwa. Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 14 niho dushingira uyu mwitozo wacu uyu munsi. Ibyahishuwe 17 umurongo wa 14.
ngo bazarwanya umwana w'intama. Nusoma kino gice hejuru aza kubona abami bo mu isi bose batubaha Imana biteranyije, imbaraga zo zose ziteranyije, hanyuma nyine barwanya umwana w'intama. Bazarwanya 14, bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, cyo ni kimwe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Reka dusubiremo. Bazarwanya abo bami bose bo kwisi batubaha Imana, basunitswemo na Satani, bahaye imbaraga zabo yanzoka na wa muhanuzi w'ibinyoma n'ibindi byose. Ntabwo ibyo ari byo tugiye kujyamo, ndashaka kano gahera gusa. Ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe afite ingabo z'abigishwa be ziri kumwe nawe. Umva abo ngabo rero baribo. Ngo kandi abari hamwe nawe barahamagawe, baratoranijwe, barakiranutse, nabo bazayinesha. Imana ishimwe cyane. Mu cyongereza baravuga ngo bari ngo and they that are with him are called, chosen and faithful. Reka niwe muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ngo bazarwanya umwana w'intama, ariko azabatsinda, kuko ari we mutegetsi ugenga abategetsi, akaba n'umwami ugenga abami. Azabatsinda afatanije nabo wowe nanjye yahamagaye, akabatoranya, bakamubaho indahemuka. Turi kuri aka ka gatatu. Guhamagarwa kwawe nta ruhare wabigizemo, habe mbabazi z'Imana. Yaradutoranyije kubw'imbabazi ze, ariko kumubaho indahemuka nubwo tubishobozwa n'Umwuka Wera, ariko duca muri test, duca mu bipimo, duca mu bizamini. Hanyuma bamwe bakaba muri aba indahemuka, abandi bakaba mu bananiwe no mu bahemutse. Imana itugirire imbabazi kandi duhe kubyumva. Haleluya. Mu minsi ya nyuma abigishwa ba Yesu bamaze gusangira ibya Pasika, arimo avuga ku by'urupfu rwe, ari aho hafi rwose, arimo avuga ukuntu ba Petero bagiye kumwihakana. Muri Luka 22 umurongo wa 28 no 29, Yesu yendaga kwitanga ngo abambwe, avuga ijambo rikora ku mutima. Luka 22 28 na 29, ngo nimwe mwagumanye nanjye, nimwe mwagumanye nanjye, twihanganana mu byo nageragejwe. Tekereza umwami w'abami avuga ibintu nk'ibi ku bantu buntu. Umwami w'abami waremye ijuru n'isi, wambaye umubiri, akagira akamero k'imbata n'umugaragu, akiyambura icyubahiro cyose cy'ubumana, azanywe no kugushaka we nanjye, akabwira abantu buntu bagendana nawe. Ubwo urambwira ko kubindahemuka ku Mana ntacyo bimaze? Waba ari umutego wa Satani? Birakimaze, kandi Umwuka Wera azabigushyigikiramo. Icyama umutima wo kwifuza kuba muri uyu mwitozo birushije aho waruri. Nimwe mwagumanye nanjye, twihanganana mu byo nageragejwe. Kuko Yesu yaratutswe, arasuzugurwa, yangwa n'abavandimwe bavukana mu mubiri, arahinyurwa rwose. Mu gice cya 7 cya Yohana hari abavandimwe bamubwiye ngo none se umuntu ushaka gukomeraho nagaguma hano, genda mu minsi mikuru nyine abandi bakureba, bavukana. Arahinyurwa. Hari n'ahandi hantu baje kumutarura, ariko mvuga bavuga ngo yasaze. Arahinyurwa n'abantu. Hanyuma abigishwa be bamugumaho, bari bataruzura Umwuka Wera, batazigisha, ariko bagumana nawe. Ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko Data yabumbikiye. Haleluya. Muri biri jambo ry'Imana avuga ngo icyakora ni mwebwe mutantereranye igihe nageragezwaga. Uziko ariye duterana, Imana yari mukoza ngo ndabizo rutanse agiye kumpamya hariya, araharenga, ndamwizeye n'ubuntu namuhaye n'imbabazi namugiriye, n'urugendo tugendanye ndabiza agiye kumpamya. Yajya kubona akabona simuhamije pe. Imana itugirire imbabazi n'ubuntu, akavuga atarahinyutse. Kwizera Imana ni kuva twatangira gukizwa kugeza igihe tuzagira mu ijuru. Ni buri mwanya, ni buri segonda. Buryo uhisemo kwize kujya mu ruhande rw'iby'Imana, buryo uyizeye, buryo uyihamije. Iyo uhisemo guhitamo iby'Imana, hitamo buryo uyihamije, buryo uyizeye. Aravuga atarampamije, arakomeza aranyizeye nubwo atazi uko biri bugende. Imana itugirira imbabazi, igushyiramo iryo shyaka n'uwo mwete. Haleluya. Ngo kandi hahirwa icyakora ni mwebwe mutantereranye igihe nageragezwaga, nuko rero mbateganyirije ubwami nk'uko nanjye Data yabunteganyirije. Muri Luka igice cya 7 umurongo wa 23 turimo turiga, turasoma ibyanditswe byinshi, kandi Imana rwose ingirira imbabazi, iguye kubikunda kurushaho gukunda ibyanditswe. Haleluya. Luka 7 umurongo wa 23. Iyi nkuru igaruka no muri Matayo ndibaza. Abigishwa ba Yohana bari baje kumubaza
bamutumyeho, Yohana yabatumye ngo babaze Yesu, ese ni wowe cyangwa dutegereze undi? Yohana yarimo guca mu bihe bikomeye. Ku murongo wa 23 Luka 7 Yesu avuga ka, ntabwo turi busome ibindi, aravuga ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Uw'ibyanjye bitazagusha. And blessed is he who is not offended because of me. Hari Imana itwofendinga. Ukavuga uti Imana urankomerekeje, ubicishije aho ntari ntegereje, ubikoze mu buryo ntari niteze. Kuki wemeye ibi ngibi? Aratinyuka aravuga ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Arimo kuvuga kuri Yohana. Umva rero muri Bibiliya ijambo ry'Imana niho naganaga, haravuga ngo hahirwa rero umuntu wese utazareka kunyizera. Muri maki y'ibye byangwishije, uzi icyo mba nakoze? Mba narekeye kumwizera. Kuko ubundi iyo umwizeye ndavuga nti simbyumva, ariko nkomeje urugendo rw'ibyo ushaka, mpisemo ibyo wampitiyemo. Imana ishimwe cyane. Kwizera Kristo no gukomeza kumwizera muri buri decision, muri buri cyemezo, no mu bitekerezo byawe. Ko mu bitekerezo byacu tuganira na Satani, tukaganira n'isi, tukaganira nawe ubwawe, ugatsindwa cyangwa ugatsinda kana muntu numwe, nta kintu na kimwe ushyize mu bikorwa. Ariko mu bitekerezo ukarambarara, ugasezera ku Mana, ukayigarukira mu bitekerezo gusa. Nukwiriye kwemera mu bitekerezo ko umera gutya ugwa. Ngo hahirwa rero umuntu wese utazareka kunyizera. Burya Yohana yaratengushwe aretse kumwizera, kandi koko yavuze ati mumumbarize, ese niwe, ese siwe? Hanyuma Yesu nawe n'igitangaza aramubwira ngo impumyi zirahumuka, abamugaye barimo barakira, ibitangaza birimo birakoreka. Kandi nigeze hakana Yohana uwo ari we. Arongera asigara amuvuga, abigishwa bagira ngo bari bagiye bashyira Yohana igisubizo, ariko asigara amuvuga ko mu babyawe n'abagore rwose ntawe umeze nka Yohana, kereka umuto mu bwami bw'Imana. Asigara amuvuga ibintu bitangaje by'imirimo Yohana yakoreshejwe. Ariko reka nkwinginga nshuti y'Imana, ubu buzima bwo kubera Imana umwizerwa n'igihe ibye numva byenda kungusha nk'uku kwa Yohana, si Yohana wamurenganya. Igihe wumva ibintu by'Imana byenda kukugusha, hitamo kuba mu ruhande rw'Imana. Burya ngiye mu ruhande rwa rutanse, mba mvuye mu ruhande rw'Imana. Kujya kubikora no kubitekereza nk'uko ngiye mbyumva, mba mvuye mu ruhande rw'Imana. Umwuka wera ari kumwe natwe ngo abidushoboze, ariko umutima wawe izo settings uzemere zijyemo. Hahirwa rero umuntu wese utazareka kunyizera. Amahitamo y'Imana rero n'igihe ambangamiye akansigamo gukomeza kuyizera no kwibera umwizerwa. Hari amahitamo y'Imana kubangamira, ndibaza ko wamaze guhura nabyo. Ukumva amahitamo y'Imana arakubangamiye, wowe wishakiraga ibi, nibyo byahumuriza amarangamutima yawe, nibyo byagukosora, nibyo byatuma wumva uguwe neza, ariko amahitamo y'Imana akaza abangamiye ayawe. Umuntu uri mu mwitozo wo kubera Imana umwizerwa, n'igihe amahitamo y'Imana abangamiye aye, ahitamo iby'Imana. Imana idushoboze. Haleluya. Kwitoza kubera Imana umwizerwa no gukomeza kuyizera. Kubera iki? Abantu bajya bihakana Imana ho gato. Erega ntabwo bivuga ngo nakanye ko Yesu ari umwami, nta nubwo nakanye icyo yakoze ku musaraba, ariko mu byemezo byawe no mu bitekerezo byawe hari igihe wihakanaho Imana ho gato. Kuyibera umwizerwa rero ni uko utemera nako gatoya, kanatambukamo ukihana, ukaba umuntu ubanguka vuba, umwuka wera agarura vuba, nawe ukagaruka. Kwitoza kubera Imana umwizerwa no gukomeza kuyizera. Ntube mu bantu bayihakana gato mu bitekerezo, mu byemezo byabo. Mani tugire imbabazi. Hariho none n'abantu bayihakana mu byemezo byabo no mu bitekerezo, ntibanamenye ko hari ikibazo cyabaye, bagakomeza nkaho nta cyabaye. Imana ibikurinde. Ubu umuntu wumva uko umwuka wera avugana n'abantu bakijijwe, ubu umuntu wumva ijwi rya mwuka wera, kandi ujye uba umuntu ugaruka vuba. Ubundi umukristo arigarura, akivugisha, akisubiza. Sinzi niba ujya wumva ibintu bigucitse mu byo utagomba kuvuga. Hari igihe mba ni mu kiganiro gisanzwe cyakomezaga abantu, rwose uvuga n'ibintu byiza byo kubakomeza, ushaka kubaha ubuhamya bwawe utagambiriye kwiyerekana, ushaka kubakomeza, ariko wajya kumva n'akantu ko kwiyemera karagucitse. Nako kakajemo. Iyo ushaka kuba niba kuvugana n'umuntu ariko ako kantu kaza nkakumva, nkabwira nkahita nsubiza rutazi nkabara ko ako kantu babizi ko katari ngombwa. Ako ni akantu ko kwiyemera. Rero jya uba umuntu ubwirwa na mwuka wera kandi ugaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Kwitoza kubera Imana umwizerwa no kuguma mu ruhande rw'Imana. Buri segonda, buri decision, buri gitekerezo kigucamo cyatana ukaba umuntu ukibwira ngo garuka. Reka dukomezwe rero kuri cya cyanditswe cyacu cyo mu Byahishuwe 17:14. Byahishuwe 17:14 muri Bibiliya ijambo ry'Imana, bazarwanya umwana w'intama ariko azabatsinda, kuko ari we mutegetsi
ugenga abategetsi, akaba n'umwami ugenga abami. Azabatsinda afatanije n'abo yahamagaye, akabatoranya, bakamubaho indahemuka. Ubundi twagombye gukomera kuko urugamba turiho tuzi finale yarwo, ariko turanga tugacogora. Imana iduhe ubuntu. Azabatsinda afite abantu afatanyije nabo, abo yahamagaye akabatoranya, bakamubaho indahemuka. Called, chosen and faithful. Iri jambo riratwereka ukunesha k'umwana w'intama, ariko kandi ko Imana ifite ingabo z'abigishwa. Haleluya. Ifite ingabo z'abigishwa bayo, irwanisha intambara zayo, bakanesha cyangwa se bagatsindwa. Ndakwifuriza kutaba batsindwa. Imana ifite ingabo z'abahungu n'abakobwa. Haleluya. Bahaguzwa amaraso, baratoranyijwe batabigizemo uruhare. Imana yarabahamagaye kubw'imbabazi, bagenda batsinda banesha. Kubera iki? Mu mitima yabo barifuza kubera Imana yabo abizerwa. Si iby'imbaraga, si iby'ubushobozi, ariko mu mitima iyo bibutse uwizerwa, iyo bibutse Kristo wabakunze, bumva bifuza kwiga, kwitoza buri munsi kumubera abo kwizerwa. Imana itugirire neza. Haleluya. Barahamagawe, baratoranywa, ariko baba bizerwa, babera Imana indahemuka. Nizere ko icyo kintu wacyumvise. Benshi rero ibi ni bisanzwe, iteka hamagarwa benshi. Benshi barahamagawe, mu bahamagawe hatoranywamo bake, ariko bake kurushaho abari bo babizerwa. Umubare ugenda ugabanuka ukuntu. Baba bake kubera iki? Kubera isuzuma. Bagenda batsindwa n'utuntu, bagatsindwa, bakaba mu bahamagawe, mu batoranyijwe, ariko mu kwizerwa iryo tsinda akaba rivuyemo. Umwami Imana ngewe nawe adushoboze. Abizerwa se nabaye, nabagenda banesha. Nusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 3 gusangira ngo ni cya 2, uragenda ubona abanesheje inshuro zirenga 8. Abanesheje nzabagurya ku giti cy'ubugingo, abanesheje nzaba izina rishya litazwe, abanesheje nzabakwicara nanjye mu bwami bwa Data. Abanesheje ni ukuvuga ngo itsinda ry'abizerwa rivukira hehe? Mu kunesha. Ese umuntu anesha habaye iki? Intambara, urugamba. Nago tunesha mu minsi mikuru, nago tunesha mu birori, tunesha havutse urugamba, havutse intambara, havutse ibintu birimo biza kutubuza gukomeza urugendo. Abanesheje nibwo bamenye. Nuvuga ngo victoire za iteka iyo habaye urugamba. Abizerwa rero naho bakomoka, nabagenda banesha, bakavuga ngo Mana misemo kukwizera. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Nabigishwa ba Kristo, nago bemewe n'Imana gusa kubera Kristo. Mwibuka ko twemerwa n'Imana kubera Kristo. Kubera Kristo utabigizemo uruhare, aba bantu nabigishwa ba Kristo, ariko ntibemewe n'Imana gusa, ahubwo irabatestinga. Baremewe kubw'amaraso Yesu, batabigizemo uruhare, baratsindishizwa nkuko dukunda kubivuga, ariko barangije barabacisha mu kizamini, baca mu isuzumwa. Kandi iryo suzumwa riza mu buryo rishatse, muri circumstances zisanzwe z'ubuzima nyinshi bizamini bitewe nuko nyiri gutegura ikizamini yabigennye. Bakanesha, hanyuma bikabahesha kugenda bemerwa buri munsi. Imana ishimwe cyane. Mwibuka iki tutakitiranya, bemewe kubera Yesu. Ko ari umuntu ahita yikuramo akavuga ati ngiye n'ubundi sine oya. Niba warize Kristo waremewe pe, waremewe kubera icyo Yesu yakoze kubw'amaraso ya Yesu. Ariko hazabaho na test. Batubwiye ngo they have been accepted then tested. Bamara kuba tested, bamwe bakaba approved, abandi bagatsindwa. Aha twumve neza cyane, ntabwo Imana itega abantu imitego. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana yoshya abantu nkuko muri Yakobo hatubwira. Yakobo 1:13 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana haravuga ngo igihe umuntu ashutswe ngo akora icyaha, ntakavuga ati Imana ni inshutse, kuko Imana idashukwa ngo ikore ibibi, cyangwa nayo ngo igire uwishuka. Ariko Imana izaguha ikizamini, ntishukana. Ntabwo idutega ngo ivuge ngo ishaka nko gufatira mu mutego ngo ne namutego. Yayo ntabwo ari Imana, iyo ntabwo ari yo. Yuzuye imbabazi no kugira. Niba utatega umwana wawe imitego, ubuse kandi uri mubi, ubyuka neza na nabi, wibaza ko Imana igutega imitego. Ntabwo Imana igutega imitego, icyo akora izagutestinga. Reka turebe mu Kinyarwanda ahandi uko avuga izakugerageza. Ari gihe nawe kugerageza wumva bitaje neza. Nko muri Yeremiya igice cya 20 umurongo wa 12, umaze kumva muri Yakobo 1:13 ko Imana nta muntu yoshya. Nta muntu yoshya, nta muntu ishuka, ariko isuzuma kwizera kwabo. Muri make irabagerageza, kwizera kwabo kurasuzumwa. Yeremiya 20:12. Kandi Imana ntabwo idukopeza ngo ikubwire ngo iki kintu rero ngo iki ni ikizamini.
hari igihe kimwe Imana yambwiye ngo ngiye guhura n'ikintu gikomeye none nkajya nyiteretangwa ikimbwire hanyuma irabwira bose nyine n'ikikubwira kizaba kikiri ikizamini kandi kuko kikubwira nako cyaba kikiri ikizamini ariko Imana itegereje kureba uko uzacyitwaramo n'ikibi nkumva yankopeza none yambwira wenda ati wenda Sandra wenda azakugira gutese kugutuka ni gake azangira tese kintu kibi nyine none we yambwira ati Sandra azakugira none nkajya mura bwiteguye niteguye Sandra ari bunkorere ikizamini hari Imana itakivuga kandi n'igihe utazi ko ari ikizamini nuko nguko ibikora ntawe yoshya ariko isuzuma kwizera kwabo irabagerageza barasuzumwa. Yeremiya 20:12 umva ukuntu havuga ngo noneho Uwiteka Nyiringabo agerageza abakiranutsi ngo noneho Uwiteka Nyiringabo ugerageza abakiranutsi akareba mu nda mayinka rero no mu mutima agerageza abandi. Imana ni nziza. Noneho Uwiteka Nyiringabo agerageza abakiranutsi ugerageza abakiranutsi ukareba mu nda no mu mutima. Kinyarwanda baragerageje nyine nuko mu cyongereza cya New King James aravuga ngo who tested the righteous and see the mind and heart. Arareba aravuga ati arabwiriza rutanze arankurikira agiye gutestinga mu nda no mu mutima yinjira ibwina kubyo nkenyereyo n'ishyaka n'umwete nari mfite ko kundi Satani yavuze ati yobu yabuzwa n'iki kukubahera ukuri neka kubahe nyine wose wamuhaye kubyara umuha ubutunzi nta kuntu utamugeneka nyine akubaye. Imana iravuga ngo ndabizi ko yobu atanyubahira ibyo namuhaye. Haleluya. Imana ishimwe kuko icyo Yesu yakoze kirahagije kumukurikira ataraduha n'ibindi. Yesu yaduhereye ibintu ubuntu bwinshi aduha kubyara aduha gushaka aduha amagara mazima aduhera ubuntu inanga ku isi ariko ibyo n'ubuntu kuko ari iby'ubuntu rero anabyigengaho. Yashatse kubihamagara bihamagara ashaka kubidutiza akabidutiza. Yesu muracyakundanye. Haleluya. Uzatsinda teste kubw'ubuntu bw'Imana ariko umutima wawe icyo ashaka no kugira izo settings zo kuvuga ngo Mana shoboza kukubera umwizerwa shoboza kukubera umwizerwa mpa gutsinda iki kizamini shoboza kukubera uyu mwitozo. Kandi inkuru nziza nuko umwitozo wo kuba umwizerwa ntago tuba ku bipimo bimwe. Umwana utangiye kwitoza kudakora susu muri ntoza ye naryo byitongo kibyo bambara muri yego muri pampa. Umwana w'ububebe nimba wenda afite umwaka simbizi arimo aritoza kutikoraho umwanda muri pampa. Ikintu umubyeyi amutegerejeho nuko nimva bije yirukanka akajya handi bamweretse boye akicara. Ubwo nibwo bwizerwa cyane bamutegerejeho. Ntago umubyeyi amutegerejeho kumutuma umugati kuri butike. Ntabyo amutegerejeho ko si kigero cye. Narwo amutegereje ngo arebe ngo muri stock ngo menye ko ibintu byashize. Si kigero cye. Imana y'imbabazi n'ubuntu yashoye muri wowe n'igihe mumaranye n'urugendo iby'umubebe ntibingana n'umwana w'imyaka 18. Icyakora bibabaza buri mubyeyi wese kugira umwana mukuru ukora pipi ku buriri. Bibabaza buri mubyeyi kandi ababisengera ngo Imana ibimukize. Bibabaza buri mubyeyi wese kubona umwana w'imyaka 18 utazi gutandukanya icyiza n'ikibi, utamenya kwibrosa, utamenya gukaraba, utamenya kumenya ko ari igihe cy'amashuri kubera ko imyaka afite haraho yagombye kubageza. Rero nagira ngo bikumara impungenge uri mu ntambwe za mbere z'agakiza. Nagusabwa kureshya no bimazemo iminsi ariko urasabwa gukura ku kigero cyawe. Niba ari kutikoraho susu nyine urasabwa kurenga aho ngaho. Niba ari kumenya ngo iyo bagiye kuryama barabrosa naho ngaho ugeze hanyuma kugeza igihe uzagenda mu zindi nshingano n'umubano wawe na so. Imana ishimwe cyane karagaciyemo ngo none Uwiteka Nyiringabo ugerageza abakiranutsi ukareba mu nda no mu mutima. Ugerageza abakiranutsi ukareba mu nda no mu mutima. Muri biko kwitadutega imitego. Imana ntitempting umuntu ntabwo imwoshya ntishukwa n'ikibine nticyohesha abantu ariko kandi igerageza umukiranutsi ikareba mu nda no mu mutima. Haleluya. Kugira ngo ajye muri rya tsinda rikurikiyeho by'abizerwa ntago ari kubwi ngora n'ibyago oya kugira ngo ube mu bimwami Imana arwanisha muri rya tsinda rirwanana n'umwami w'abami. Haleluya. Mu Bacamanza igice cya 2 21 kugeza kuri 23 reka wumve icyabaye kuri aba bantu. Abacamanza 2 21 kugeza kuri 23. Imana ubwayo imvuko yivugiye. Abacamanza 2 21 kugeza kuri 23 ngo nanjye sinzongera kwirukana imbere yabo irindi shyanga ryose mu yasigaye Yosuwa amaze gupfa ngo kugira ngo 22 kugira ngo Abisiraheli mbageragereshe ayo mahanga ndebe ko bakomeza kugendera mu nzira z'Uwiteka nkuko basekuruza bazigenderagamo
cyangwa ko bakwanga. Imana ikeneye kumenya niba bazakomeza cyangwa bazanga. Ikeneye kubimenya bakagira kwizera kukuri kuri genuine ko bizeye Imana koko. Imana ubwayo ibigambirira nkana yabona kuntu bagenda bayobagurika ngo kugira ngo Abisiraheli nanjye sinzongera kwirukana imbere yabo irindi shyanga ryose muyasiga Yosuwa amaze gupfa, nta na rimwe rizahava. Mbikoreye iki njye Uwiteka ngo kugira ngo Abisiraheli mbageragereshe ayo mahanga ndebe ko bakomeza kugendera. Uwiteka akeneye kugendera mu nzira ze kuzageza ku iherezo ry'urugendo. Nagari ibintu by'agahararo tuzabwirwa n'iki so hara Imana n'uwaye committed kuri we. Ibihe bizatwerekana, ibihe bizatugosora, ibihe bizatunanaga hirya no hino. Imana ishimwe cyane ngo kugira ngo Abisiraheli mbageragereshe ayo mahanga ndebe ko bakomeza kugendera mu nzira z'Uwiteka nk'uko basekuruza bazigenderagamo, cyangwa ko bakwanga, kuko no kwanga biba biriho, biba bihari. Imana ishimwe cyane. So that through them I may test Israel, sumundamenya kwisoma, I may test Israel whether they will keep the ways of the Lord to walk in them as their fathers kept them or not. Imana ikeneye kubireba ngo nicyo cyatumye Uwiteka asigaza ayo mahanga ntayirukane vuba. Imana iduha ubuntu twebwe abantu Imana yashyize ibintu imbere yacu ikanga kubyirukana vuba. Yes, atugirira ubuntu. Burya yarashoboye kubyirukana vuba, ariko se character yawe yaba forme gute? Wasa na Kristo gute? Wamenya gute gukunda umuntu utagukundiye? Wazabyigira he? Wazigira he kwihangana? Wazigira he gushira mu mujinya n'amahane ukayatera, ukazamura amazuru, ukarakara, byose ukabikora kugeza igihe bidakorera no kavuga tereka rero none ntuzi. Imana tuyihaye icyubahiro. Ngo nicyo cyatumye Uwiteka asigaza ayo mahanga ntayirukane vuba kandi ntayagabize Yosuwa. Yashobora kuyagabiza Yosuwa akayamaraho paf. Ariko Imana ibasigaza nkana ngo irebe. Uzwi Imana yicara ikareba ikavuga reka turebe rutasi wagiye guhamya, agiye kwirwanaho nkawe, agiye kumpamya, agiye komeza kunyizera. Muri make tuba turi mu kibuga, hari ubwami bw'umucyo burimo butureba, hari n'ubwami bw'umwijima bwaduteza imitego nka miliyari burimo buvuga ngo reka turebe ko yo bari bukomeze kuguhamya, reka turebe. Abana baragiye ariko Mana we nawe uratinyuka. Umugore aragututse arakubwiye ngo tukiyo Mana n'ubundi upfe dore nta kintu bimaze. Ubutunzi bugendeye rimwe, ubutunzi il faut faire attention. Bugendeye rimwe bumwe ku bundi. Witeka yo yavuze ijambo teke ndisomye ndatsindwa, ndibaza ngo ariko buriya ndavuga ngo Uwiteka yarampaye none arisubije, izina ry'Imana nirigerede nirihabwa icyubahiro. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyo yarampaye, kandi niba yaraduhaye, kandi iyo tuyiduhaye ngeze kuva umukozi w'Imana umwe avuga ngo iyo duhaye nituvuga ngo se kutahaye uriye tuba dushaka ko byose biza hehe iwacu. Kutarabaza Imana ngo kumana ubu kuki wampaye byinshi, ubu kuki wampaye imodoka ebyiri, hari umuntu utagira n'igare, ubu kuki wampaye inzu yo kuba ariko turikunda we. Ngo Uwiteka yarampaye none arisubije, izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Nubwo nawe yakubititse hanyuma ariko yari yagerageje. Haleluya, Mana ishimwe. Uwiteka rero arashoboye kwirukana amahanga abazungurutsa babujije amahoro vuba cyane, akayagabiza Yosuwa vuba cyane bikarangira. Ashoboye no kwegumisha ngo kugira ngo ndebe. Uwiteka akaza akareba n'ubwami bw'umwijima akavuga reka turebe ko tabihakana, reka turebe ko tabihakana. Hanyuma kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana tugakomeza tugahamya, tugakomeza urugendo, tukabera Imana abizerwa no mu muriro waka, ukamanuka nituze mu rwobo rw'intare nka Daniyeli, ukinjira mu muriro nka babashuti be nituze uvuga Uwiteka we ibi ntago tubizi ariko ubwo urabyemeye nyine. Ubu ni iminsi yo guca mu muriro, nidutwika tugashya tuzapfa tukwiringiye, nituvamo tuzakomeza urugendo tukwiringiye. Umwami Imana guha ubuntu bwo kubyifuza no kubinyoterwa, kuguha imbaraga ko azaziguha. Imana ishimwe cyane. Cyangwa umutima wawe ukagirira Imana inyota, ukagambira imwitozo wo guhora muri buri kantu, gahora ugambiriye kubera Imana umwizerwa. Ariko uzi utuntu duhinyuza ari dutoya, uzi guhinyuzwa n'agapapuro, uzi guhinyuzwa n'akantu. Muvandimwe twaganiraga ejo twavugaga ukuntu umuntu abeshya kugira ngo abone ibyangombwa byo kujya muri ariya mahanga. Tuyita i Burayi hose, niyo muri Canada tuvuga ko ari Burayi no muri Amerika. Ukuntu umuntu abeshya agahindura izina, agahindura imyaka,
kandi wabizi nyine si ikinyoma uvuga rimwe ugomba komeza ukakivuga ukongera ukagisubiramo. Satani ariko aradusuzuguye kweri, aradusuzuguye kubera ubwoba bw'ubuzima n'ubwoba bw'ibihe. Ushaka ngo utivugire utatubwivugire nyine ubwo ufite minervale z'i Kigali nyine ivugire. Oya, biratureba twese. Nta byayivugire, ijambo ry'Imana ni rusange kuri twe, bwabwo tutwira Imana ngo Mana nk'ubuntu. Kandi se niyo twaratsinzwe, twaramaze gutsindwa, reka tumbwire ngo noneho nk'ubuntu mu minsi ikurikiyeho ngirira imbabazi. Nk'ubuntu mu minsi ikurikiyeho njye kubera umwizerwa, njye kubera umwizerwa ntazi cy'ubuzima kibumbikiye, njye kubera umwizerwa ntazi kiri bukurikiyeho, njye kubera umwizerwa mwibanga ryo mu mutima hatabonwa n'abantu, ahatabonwa n'abantu, ahatazwi n'abantu, hadafite achievement ngo bazayikomera amashyi ngo bavuge ngo wow Imana izi. Ariko ikintu kibabaje nuko n'ubwami bw'umwijima buhazi nabwo buba butureba gutya. Ese arakomeza hamyiriya Mana. Aba ari ikiganiro kiri kuri wowe nkuko cyari kiri kuri Yobu. Imana iduhe kuba muri uyu mwitozo tubishaka, kubera Imana indahemuka, kubera Imana bo kwizerwa, kubera ko uwo kwizerwa atuye muri twebwe. Ibi ntibisabwa badafite Kristo, ibi bisabwa bamuhawe. Haleluya. No mu bakurikiraga Yesu rero ngana ku musozo, no mu bakurikiraga Yesu harimo amatsinda atandukanye. Kategori ya mbere yari ikivunge, multitude. Muri Matayo 19:2 ngo abantu benshi baramukurikira, abakiriza benshi abakiriza abantu, abagaburira bashonje, abagaburira bapfusha barabakiza, abantu benshi baramukurikira. Iki kivunge turimo cyabitwa abakristo ni ikivunge kinini. Dukurikira Yesu kubera ibyo dukorera, teste zitaraza ngo zigende zituyungurura zituvangura. Abantu benshi bari mu nsengero, abantu benshi basa nk'abavuga ubutumwa bwiza, abantu benshi baramukurikira, nawe akabakiza. Ariko Yesu ni umunyembabazi, ujye wumviza imbabazi ze akabakiza. Mu kivunge akenshi abenshi n'abadakomeza, ariko ntabibe mubuza kubakiza. Erega Yesu atandukanye natwe. Ngewe namaze kumenya ko icyo nshaka aho atari cyo turimo, ubwo nyine najya nkugendera kuri. Ariko Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Muri cya kivunge cyinshi cyari kimukurikiye ngo bamaze iminsi bumva ubutumwa bwiza, bumva ubutumwa yabigishaga, bashonje bananiwe. Ba Petero bamwe sezerera abantu banagende, dore n'iki giterane cyaranatinze, basezera baravuga ati hoya, bagiye bagwa mu nzira, inzara yabica. Kandi ubwo cyari kivunge, abona bamwemeye n'abatamwemeye, n'abazanywe n'imigati, aravuga ngo ntago twabasezerera batariye, arabicaza. Ahandi arabareba abagirira imbabazi, ngo emi de compassion, ngo abona bameze nk'intama zitagira umwungeri. Uwo ni Yesu. Niyo mpamvu dukwiriye kwihangana tugasaba umwuka w'Imana akaduha kumubera bizerwa, kuko izo mbabazi ze uwazimenye wese yifuza kumubera umwizerwa. Nicyo kizakubwira ko atangiye gusogongera ku mbabazi ze. Uwo ngo utarasezereye ikivunge ngo kigende kicwe n'inzara, uwo ngo waruzi biri mu mitima y'abantu byose, ariko akabagumanira imbabazi. Iyo tumenye twebwe gatoya mu mitima y'abantu ibintu biracika, ariko umunyembabazi ni gute wabaho utifuza kumubera umwizerwa? N'imbabazi zitangaje yatugiriye, n'urukundo rutagira akagero yadukunze. Ikivunge rero niyo kategori ya mbere, kandi mu kivunge akenshi abenshi n'abadakomeza. Muri Yohana igice cya 6 babandi batangiye bahereye ubwo basubira inyuma maze kubabwira ibyo kurya umubiri we n'amaraso ye. Yohana 6:66 kugeza kuri 69. Yohana 6, Yohana ubutumwa bwiza 6:66 kugeza kuri 69. Ngo benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Uyu murongo urababaje kuko abantu basubiye inyuma nabaki abigishwa. Nta muntu w'umwigishwa umunsi umwe. Umwigishwa n'umuntu umaze iminsi agendana n'umwigisha. Imana iduha ubuntu n'imbabazi zo kwifuza kwibera indahemuka. Muri kandi twasomye hejuru muri Luka hatubwiye ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihangana mu byo nageragejwe byose. Haleluya. Aba basubiye inyuma Bibiliya ntijya yibeshya, biswe abigishwa. Bari bamaze iminsi bamwigiraho, bagendana. Nta mwigishwa uvuka umunsi umwe n'uwo gufana, umunsi umwe n'uwo byashyushye, ariko umwigishwa hari akagenda bakoze, hari time abamaranye n'umwigisha we. Ngo benshi mu bigishwa bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Ikintu kibabaje ahangaha nuko barabigishwa. Ngo Yesu abaza abigishwa be 12, ahindukirira ikivunge gikurikiye nako tsinda rikurikiyeho rya 12. Ngo Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda?
none urambwira ko Imana idashaka kutubera bizerwa. Burya ijwi ryawe rirarimbaza ngo nawe urashaka kugenda, urashaka kurekera kubera ibi bikubayo, kubera ko umwanzi yagusabye unsezereye aha ngaha. Abo wakomeje n'ibyo wakomeje n'ubwami bw'Imana urimo wubaka mbese ugarukiye aha. Imana iduha ubuntu. Ngo Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda? Mbega bagiye ko ari benshi. Imana iguha ubuntu bwo kugaruka, ugaruke mu byo data yakugeneye, ugaruke mu by'Imana yaguhamagariye. Mubwire ngo nyambike imbaraga nk'ubuntu bwawe, nyegura twongere tugende. Erega n'ubundi si kubw'imbaraga zacu n'amaboko yacu. Ngo Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda? Yagiye kubona abona ikivunge kiri kubuye kiragiye. Baravati ibyo ntabwo byashoboka, n'ibyo kurya umubiri we n'amaraso yese, reka. Ariko wowe urinde ugisha impaka umuremyi w'ijuru n'isi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ikibumbano kikabaza umubumbyi ngo uragira uti? Uragira uti? Arige tubwira Imana uragira uti? Aho ku muryango bamubwira ati bidusobanurire, bitwigishe umubiri wawe bawurya bate, amaraso yawe bayanywa bate, ko ibyo bintu tutabyumvise. Kuko Imana ntigigira ikibazo cy'ibintu tutumvise. Oya, kwibwira ngo binyigishe bimenye. Ariko ibyo kubura ngo ngo ibyo ntabwo byashoboka, rero ngo ubwo turagiye nyine ngo yo. Simoni Petero aramusubiza ati databuja twajya kuri nde ko ari ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Mana ishimwe cyane. Nubwo Petero nawe hari igihe byaje kwanga hari igihe byaje kwanga aramwihakana, ariko Imana yeguye Petero, natwe ikwegure dukomeze urugendo. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Itsinda rya mbere cyangwa kategori ya mbere yari ikivunge. Indi kurikiyeho Yesu yari afite abandi 70 yajya gatuma batakomeje kuvugaho cyane. Abantu bamwe bemeza ko bari muri cyumba cyo hejuru umunsi wa Pentecote, abandi bakava ko umurimo wabo wari gutegurira Yesu aho hose yagomba kugenda bikarangira, ntago bavugaho kenshi. Ariko ahangaha muri Luka igice cya 10 murongo wa mbere ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma babiri ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yendaga kujya hose. Ikindi murabizi ko bagarukanye inkuru nziza kuvuga ati n'amadayimoni aratwumvira mu izina ryawe, banezerewe ko umurimo wagenze neza. Yesu yongera kubagarura ku cy'ingenzi avuga ngo mwe kwishimira ko amadayimoni abumvira, mwishimira ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Kubera ko dukunda achievement, yirukanye amadayimoni aragenda wumva ari wowe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe yemera ko tuyirukana nagende kugira ngo tudakomeza kumva ko ari twebwe. Nawe aravuga ati mwishimiye ikitari cyo, mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Indi kategori ya gatatu afite na 12 babanaga nawe, bakomezanya nawe. Kuko aba 70 nubwo bakoze uyu murimo, ariko ntago tubumva cyane, bakomeza kubarirwa muri aba ngaba 12. Muribuka mu cyumba cyo hejuru bagiye gusengera usimbura Yuda, baravuze ngo turashaka umuntu mu bagendanye natwe kuva ku mubatizo wa Yohana umubatiza, hanyuma batoranyamo uriya mugabo batoranyijemo. Bigaragara ko hari umwihariko muri 12 utandukanye n'umwihariko muri 70. Ndifuza kubinkora mutima y'Imana. Se nawe wifuza kubinkora mutima y'Imana? Tsinda test, tsinda kugeragezwa, tsinda saba umwuka wera ngo nshoboza mbe mu ruhande rw'Imana, iby'Imana ivuga, ibyishaka, nyibera umwizerwa no mu bikomeye. Muri abo 12 nanone turabizi ko yatoranyije mu bandi batatu abereka ubundi bwiza. Matayo 17 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2. Iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine batatu. Iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero, Yakobo, Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso ye harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Babona ubundi bwiza. Data arashaka kukwereka ubundi bwiza, arashaka umubera inkora mutima. Mubwira uti makukubera umwizerwa mwibanga. Wibuke ko ibyo abantu dutinda atari by'Imana itindaho. Wumvise za achievement za Yobu, wumvise iki Imana yashimye muri Yobu. Ntabwo yavuze ngo ndamushima ko yakijije umudugudu wose, ndamushima ko yagaburira abapfakazi bose. Ibyo byose ni byiza, ariko mu mutima hari mwiki, harimo kwirinda ibibi, harimo kubera Imana umwizerwa. Petero atubwiyeho gato yakora aya makuru yo ku musozi wo guhindurirwamo mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya mbere. Turangiriza aha rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya mbere 16 kugeza kuri 19. Haleluya. Ndakwifuriza ubusabane bwimbitse n'Umwami, ndakwifuriza kumubwira ngo makukubera umwizerwa mu bihe byose. Nagira ngo ko uzabyungukiramo, uzagira ubuzima butoshye, uzashira impagarara z'ubuzima, uzatekanira muri we. Kuko buriya gukurikira Yesu nibyo byoroshye kuruta kwirwanaho. Iyo nirwanaho simba nzi icyo ndi bukore, simba nzi decision ndi bukore. Ariko misemo gukurikira Yesu wibyo yasabye biroroshye, nuko umwizera no gukora igikwiriye, ni kiri mu ijambo
niko bimeze. Mu kumutegereza no kugendera mu ntambwe ze, urumva aho gukurikira umuntu biroroshye kuruta kwicira inzira. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere 16 na 19 kugeza kuri 19 ngo burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge, umva sha umuntu wageze mu ibanga. Haleluya. Si inkuru yumvanya abandi. Ngo burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye. Ibyo nibyo tubikira ngo kuko yahawe n'Imana data wa twese ishimwe n'icyubahiro. Ubwijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane y'umugore ati nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishima. Petero akavuga ati nari mpari narabyiboneye. Ubu si yamera nk'uwabibwiwe ntibishoboka. Ngo iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Haleluya. Nubwo rero nawe utagize amayerekwa aya Petero umva kandi agusigiyemo kandi ukiteho. Umurongo wa 19 ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza ni muryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuza umwijima rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri y'umuturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Imana ishimwe cyane. Ibyo kwigiraho ubwizerwe urabifite. Ngo iri jambo uzabugize neza nuryitaho. Haleluya. Ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Muri make amaze kuvuga amayerekwa y'igitangaza, ariko aravuga ati nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, uzabugize neza nuryitaho. Uzabugize neza n'wita ku by'Imana yavuze. Uzabugize neza n'ubishyira mu mutima wawe wose. Uzabugize neza nutangira kubijyamo. Ntuzahuhera nawe ukurikizaho, ariko ngwino wicare ku birenge by'umwami mubwire uti nyigisha. Ndifuza kuba mu nkora mutima zawe. Ndifuza kukubera umwizerwa. Isi zagutanta, isi zagupima, isi zakugerageza, isi zaguserva ibintu kuri plateau. Decision yawe ariyo ikenewe. Urabirya ntubirya, urabifata ntubifata, urabyemera ntubyemera. Kandi kutabyemera niko kuzaba kubangamiye kamere yawe. Kamere yawe izaba kubyemera ari amahoro. Umuntu azakubwira akantu gato ariko sikora ibintu byoroshye ko ari ugusinya gusa, ko ari bigutwaye iki, ko ari ukwemera gusa. Yesu yadukunze rwinshi rukabije. Mutima wawe wifuze kumubera umwizerwa. Ntabwo ubwizerwa bwawe bupasa inapersi mu maso y'Imana. Imana imenya ibyo twigomwe kubwo kuyubahisha. Irabireba ikabibona. Mu maso y'abantu byatakaza agaciro, nawe ubwawe wakumva warahagorewe, kuko iyo ufata ya offer bizari kuzana igisubizo wenda cyako kanya. Byari kugukiza mu marangamutima ukigomeka ukirwanaho kuva amarangamutima nawe uri umuntu w'umugabo kumva ufite ijambo. Iby'Imana bigasa nkaho bitaje ako kanya, ariko amaso y'Imana bakubakiranutse. Imana irareba, kitegereza, ikapuva, ikavivura. Mu bantu bakora mu office manini n'ibigo binini, iyo hagiye gusohoka ibintu bikomeye simbizi by'amafaranga cyangwa ni decision komeye, ntago bica ku muntu umwe. Bamwe barabitegura, abandi bakabiverifiya, hakashobora kuza amasinyatira ngaho yo kwapuruva. Umwe akapuruva n'undi akapuruva, ikintu uko gikomeye kigatambuka. Data aratureba, twarahamagawe, yaradutoranyije tutabigize mu ruhare, ariko turi mu minsi yo kuba tested ngo turebe ko arebe ko tumubera indahemuka. Iyo mbaye indahemuka mu kintu nkamubera umwizerwa, mishyirwaho ikimenyetso approved, nemewe kubw'amaraso ya Yesu. Mwe kubyitiranya, twemewe kubw'amaraso ya Yesu, ariko nyuma ya test runaka Imana ishyiraho approved. Imana yigeze kubikora ku musaza Abraham. Imusaba umwana w'ikinege, irabimwibutsa byiza bisubiramo. Irambwira ngo nzanira umwana wawe w'ikinege ukunda, umompe umuntambire. Muzehe arabyuka atwara umwana w'urugendo rw'iminsi 3 aragenda ku musozi w'Imoriya. Ahabwa iminsi yo kubitekerezaho no kwisubiraho no kumva niba atasaze, ariko arakomeza kuko yarazi ijwi ry'Imana ye. Yarazi ko atari ibintu by'ibinyoma, yari yumvise Imana ye baravuganye kuva kera bava iwabo muri Uriya Bakarudaya. Arakomeza ntiyavuga atari ko mani ibyo bintu none uzanye nibiki, subundi ko watuje gutamba ibitambo by'abantu, subundi ibyo nibiki, subundi ibyo nibiki. Arakomeza umunsi wa mbere aragenda n'inkwi n'abagaragu, aragenda umwana ati se data ko nta gitambo dufite, mbona umuriro mbona inkwi.
arakomeza. Kumvira Imana n'ugukomeza, ntago ari ibintu bya rimwe na rimwe. Imana irangije iravuga ngo approve, ishyiraho ikimenyetso. Amaze kumushyiraho yenda kumwica ngo yarize mu mutima we, niko mu Baroma batubwira ngo ko Imana ibasha kuzura n'abapfuye. Avuga kuzuka atarabibona, nta hantu abizi, ariko yizera ngo Imana ibasha no kuza. Yarazi ko umwana wapfuye ariko akabazi ko n'Imana ishobora no kumugarura. Mbega kubera Imana indahemuka, ngo Imana iravuga ngo none ndirahiye approve. Nuko nyine Imana yirahira kavuga ati ubwo atambutse hariya, none ndirahiye Abrahamu we, menye kunkunda no kuguha umugisha, nzaguha umugisha. Ntabwo kubaha Imana kwawe kuzapasa inaperisi mu maso y'Imana, ntabwo Imana izabyirengagiza. Kuko iryo jwi ritavuga ngo turyumve, ariko hari ikiba nyuma ya buri test, hari ikiba, hari ubundi bwiza, hari kuba inkoramutima y'Imana. Imana igushoboze, Imana igushoboze, ishyira iryo shyaka mu mutima wawe, ntukururwe na achievement. Achievement ni ubusa mu maso y'Imana, kuko abantu bo kwisi batubaha Imana ko bachivinze ibintu, ko bakoze ibintu kandi batubaha Imana. Natwe abubaha Imana ntukangwe na achievement. Uyu munsi Imana impaye amafaranga, nkagaburira Kigali yose ishonje, nishyura ababyeyi babuze minervare bose, nkabishyura minervare, kandi Imana irakazibaha. Kubura ko umuntu ajyana umwana ku ishuri birababaza, Imana irakaguha minervare ujyanira abana mu ishuri, Imana irakaguha uburyo n'ubushobozi. Ariko Imana impaye amafaranga, nkabikora ibyo byose, ariko yagireba mu mutima wanjye, igasanga arimo navuga ngo ngiye rutase, mva ndamenyekanye pe, mva ndamamaye pe, imva ibikorwa byanjye. Bakanyemera, bakankomera amashyi, nahura n'ababyeyi bakansingiza ko natumye abana babo batava mu mashuri. Ariko Imana yareba mu mutima, ikaburamo icyo yabonye mu mutima wayo, isi ikama amashyi. Imana ikavuga ngo zero. Ntidukangwe na achievement. N'ibyo dukorera Imana nibikomoke mu mutima ushaka kunezeza Imana, kandi ukabura umuntu aho Imana yakubwira ngo stop ugastopa, aho Imana yakubwira ngo hindukira ukabura hindukiye, uri uwayo ugengwa nayo. Ariko hari ibintu byinshi twihambiraho kuko kwibaza ngo abantu bazavuga iki, abantu Imana iravuga iki, abantu bazavuga iki, bazatugaye, ukabyizirikaho. Zero mu maso y'Imana, amashyi twebwe tuyaguha cyangwa ngiwe mu yama. Turifuza Data dushoboze uyu mwitozo wo kubera Imana umwizerwa, uko indahemuka mu maso y'Imana.